Yesu ni n'ukuri n'ubugingo niwe tugeza ku Mana. Burya Yesu niwe turirimba, Yesu niwe tuvuga, Yesu niwe dusenga, Yesu niwe Yesu niwe dutegereje. Ibyiringiro byacu ni Yesu. Yesu muririmbyi Monishi yaramuririmbye aravuga ngo Yesu ni mambo yote ndani ya wote. Burya Yesu ni byose. Yesu muririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha yaravuze ngo kubaho ntagufite binteye ubwoba n'amaganya ungeza no mu rupfu vuba. Imana imwe yaduhaye Yesu. Imana ishimwe Yesu wemeye kubana natwe babi. Yesu we muri twe. Yesu yemera gupfa ku bwacu. Ariko Yesu ni igitangaza. Yego, Yesu ni mwiza n'ukuri. Yesu ni Yesu nyine. Kristo ni Masiya, ni mupakwa mafuta. Yaravuze ubwiwe wenyine ngo umwuka w'Iteka ari kuri nje, ngo nicyo cyatumye asiga Imana yansize amavuta kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kubohora imbohe, yantumye kuvura ibisenzegeri, yantumye kubwira abantu umwaka w'Iteka agiriye mu imbabazi. Uwo ni nta wundi wari kubikora. Umwami Yesu ni igitangaza. Amen. Rero turaganira intambwe twatera turebeye ku buzima bw'uwitwa Zakayo. Zakayo turamusoma mu gitabo cya Luka igice cya 19 umurongo wa mbere. Turagenda dusoma umurongo umwe turasozereza ku murongo wa 10. Niho bwacu buri muri uyu mugoroba wa none kuri twebwe n'abandi aho muri ni mu gitondo. Ubwo nyine tugiye gusangira ubu butumwa bwa Zakayo, intambwe Zakayo yateye yegera Yesu. Natwe turagana tumwegera buri munsi ku munsi. Yararirimbye aravuga ngo tera intambwe wisubire inyuma, turi mu rugendo tuganisha aho Yesu ari. Makuru tugiye kuvugana ya Zakayo igice cya mbere zibambe cya 19 umurongo wa mbere. Dore kuvuga ngo Yesu ageri ko arahanyura. Uwo Yesu nyine niwe tugiye kuganira. Yesu agenda afite intego, agenda agana ahantu hitwa Yeriko. Ahavugaho ejo mu isomo ry'ejo, ariko uyu mwanya reka tuhanyure dutambuka. Ngo Yesu anyura Yeriko, arahanyura. Iyo umuntu avuga ngo aranyura ahantu nukuhanyura, ariko ntiyaragiye kuhatura. Yari muri ahanyura atambuka, ariko intego ahanyura agiye gukiza Zakayo. Ayo w'umunyabyaha yatuma Yesu anyura Yeriko. Yesu arahanyura ariko afite umugambi wo kuja gukiza Zakayo. Wa kabiri haratubwira ngo hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Izina Zakayo risobanurwa ngo ni inosa, ni pure, ni umuntu udafite inenge. Ariko Zakayo we mu buzima bwe yari afite inenge. Ariko izina ni inosa, nibyo bisobanuro ryaryo, ni innocent. Ni hana hatia niko bisobanura mu Kiswahili. Mwenye hana hatia. Nuko uyu Zakayo ijambo ry'Imana riratubwira qualification ziwe cyangwa kalite zamurangaga. Yari afite kalite zitatu zamurangaga. Kalite mbere iravuga ngo yari umukoresha w'ikoro. Mu rundi rurimi yari umuntu usoresha, yari umuntu wafataga imirambu, yari umuntu mu rundi rurimi turavuga ngo wabuguzaga. Yari azi kubuguza, yari azi gusorera abacuruzi n'abandi bose bafite ibintu. Yari umukozi wa leta. Uyu Zakayo ntiyari umushomeri, yari umukozi wari warangajwe na leta. Yari umukozi wa leta. Mu nshingano ze yari umukoresha w'ikoro. Iyo ni imwe imuranga, yakoraga imirimo yo gusoresha. Icya kabiri kimuranga yari umuntu mukuru, yari umutegetsi. Yari akoresha b'ikoro. Ntabwo yari umukoresha w'ikoro muto, yari umutegetsi, yari umuntu w'umunyacubahiro,
yari umuntu mukuru ukomeye. yego Icya gatatu camuranze ngo yari umutunzi, ntabwo yari umukene, yari umunyamafaranga, yari afite byinshi kuko yinjizaga byinshi nyine, yari afite umushahara munini, kandi yari afite n'ubushobozi, yazaga yambura abantu ngo abayuda baramwangaga uko yazaga bambura ibyabo akabasoresha, akabihereza abanyamahanga kuko yari umukozi w'abanyamahanga, akabisoresha bene wabo akabihereza abanyamahanga. Rero yari umuntu muri sosiyete udakundwa, baramutinyaga, iyo babonaga Zakayo abantu baramuhungaga, aramutinya. Ariko Zakayo hari ijambo tugiye kumureberaho intambwe ya mbere yateye kugira ngo ave muri iriya situation yari arimo. Intambwe ya mbere yateye ni mu murongo wa 3. Umurongo wa 3 aratubwira ngo ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ngo ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Ayo ikintu cya mbere cyamumotive n'ubushake. Intambwe ya mbere yo kwegera Yesu n'ubushake. Iyi ntambwe icy'akarongo cyane y'ubushake. Zakayo yagize ubushake ngo ashaka kureba Yesu, yagiraga amatsiko yo kubona Yesu, ngo abone Yesu kwasa. Bisobanura ko yazaga yumva amakuru ya Yesu, yumvaga bamuvuga. Hari umuririmbyi w'igiswahili waririmbye aravuga ngo nimeyasikia mengi aliyoyafanya Yesu katika maisha yake huku chini. Amakuru ya Yesu ngo yazaga yumva. Binibukije umukobwa nawe wahinduwe no kumva, n'uwitwaga Rahabu yari mu buzima butari bwiza, yagira ari mwiza, abandi bantu batakundaga. Rero n'Imana igakunda, ariko ngo aza kugira amahirwe arumva. Yegera abatasi b'abayuda bari baje gutata Yeriko. Nanone Imana ishimwe ko Rahabu nawe yari uw'Yeriko. Yari ibintu tuziga Imana yagiye ihindura Yeriko arahinduka. Rahabu arahinduka, ngo ahindurwa nuko yumvise amakuru y'Abanyesiraheli. Yegera abatasi warababwira ngo twumvise amakuru yanyu, twumvise n'ibyo Imana yakoze ibakoresheje, zo mwakoreye abami bo hakurya ya Yorodani, umwami w'Abamori witwaga Ogi na Sihoni, ngo twumvise zo mwabakoreye, ngo none bari mu gihugu bose bakitse intege, imitima yabo bakutse imitima, ngo Imana yabahaye igihugu. Babwira ngo none ndabasabye ngo muzangirire neza n'umuryango wa data. Amakuru ntabwo tugiye kuyavuga, ariko yakijijwe nuko yumvise. yego Mu Baroma haratubwira ngo kwizera kuza kuzanwa no kumva Kristo niko kuza gutuma umuntu akira. Zakayo nawe yazaga yumva ibya Yesu, ariko yari ataramubona, ngo yari atarabona uko asa. Ariko ngo umunsi umwe yigira inama, ngo aravuga ngo ndashaka kureba Yesu ngo mumenye uko asa. Bwana sifiwe sana. haleluya haleluya. Yesu mubone mumenye. Pawulo we yaravuze ngo ndamaranira ndashaka kugira ngo mumenye, ngo menye n'imbaraga zamuzuye mu bapfuye, ngo ariko kandi sikira aho ngaho, ngo ndashaka no gushushanywa naje se nawe. Amen. Umuririmbyi w'indirimbo zo gushimisha yararirimbye aravuga ngo nutumbira Yesu ngo uzasa nawe, ngo n'abandi bazamenya kubana nawe, ngo amaze bareka ubugome bitabe Yesu. Haleluya. Tugomba gushaka gutumbira Yesu. Mu Baheburayo haratubwira ngo dutumbire Yesu wenyine. We banze ryo kwizera kwacu kandi niwe gusohoreramo. Tugomba kubona Yesu, kandi twamara kumubona tugashaka no gusa nawe. Uyu Zakayo rero ngo ashaka kumubona. Kubona intambwe ya mbere twari tuvuze n'ubushake. Ubirebye neza Yesu ntabwo aduforusa, ntabwo Yesu azashaka kudufata ku ngufu ngo aduhatire ku kintu. Yesu ni umugwaneza. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe 3:20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo umuntu ni yaje ngo akingure wenyine. Nibumva iryo jwi ngo wikingurire ubwawe. Yesu ntaza akingura ku gatuza. Yesu twe dukingura kuko ni umugwaneza. Yaturemanye ubushake, ngo yaravuze ngo dore nshize imbere yawe ubugingo n'umuvumo, hitamo. Imana yaturemanye guhitamo, amahitamo na yacu. Wasenze mu basenze mbere yakoze iri jambo ryo mu Migani, naje nari nariteganyije ko ndivugaho.
igice cya 8 n'umurongo w'17 ijambo ry'Imana unda bankunda ngo abanshi mwete mbona ate kubona Yesu n'ubushake n'ukuziyemeza ukavuga ngo ndashaka kubona Yesu. Hallelujah. Muri Yeremiya igice cya 29 n'umurongo w'13 Imana yaduhaye uburenganzira bwo kuyishaka tukayibona. Yaravuze ngo muzagenda munshake kandi muzambona. Imana yacu bavandimwe n'Imana ibonwa, iraboneye iyo twayishatse turayibona. Icyabuzaga Zakayo kubona Yesu ngo yabujijwe n'ibintu bibiri. Reka tubaze tubirebe kandi buryo ngo tuje gushaka Yesu hari ibintu bishaka kutuzitira. Mu Baheburayo haravuga ngo twiyambure rwose bituremerera ngo n'ibindi bishaka bitwizingiraho vuba. Kugana iyo dutegekwa. Bavandimwe iyo twahagurutse dushaka kubona Yesu, dushaka Yesu, isi irahaguruka. Zakayo n'abantu abantu benshi hari igihe duhaguruka dushaka kurushaka Yesu, abantu bagahaguruka, abantu bakadukingiriza. Binibukije indirimbo umuririmbyi yaririmbye araririmba ngo mukiza ni wowe zuba ryaje ngo nta joro ngiriyo turi kumwe ngo izisi zoye kumbera igicu kingiriza umuco wawe. Iyo duhaguruka Yesu isi irahaguruka. Hari ibintu bishaka kwitambika imbere yacu ngo bidukingirize. Abantu bakazana impamvu, abantu bakazana iby'imitungo, amafaranga, imirimo, imiryango, ibintu byose, ariko nta mpamvu nimwe, nta mpamvu. Wa muririmbyi yaravuze ngo ntacyo tuzireguza. Ibyo tubanze imbere byose abakurambere bacu za ntwari zo kwizera nabo babiciyemo. Uyu Zakayo yari umutunzi, uyu Zakayo yari umunyacubahiro, uyu Zakayo ntiyari umushomeri, yari umukozi uzuka urukerera nawe akaja mu kazi, ariko yaragarutse nanone agaragaza inyota yo gushaka Yesu. Hari abitwaza amatitire y'ibyubahiro, hari abitwaza sinzi inzitwazo ni nyinshi, ariko ntacyo tuzireguza. Bavandimwe abantu ngo bamwitambika imbere ngo bamubere inkomyi, barahaguruka abantu. Kandi hari n'igihe abantu ntitukaze dutinya abantu ngo baravuga barya. Hari abavuga ngo abije, hari abavuga ngo ibi n'ibi, ibyo byose bavuga n'ibyo abantu, ariko tugomba gumaramaza tugakataza tukavuga ngo turashaka kubona Yesu. Niba umukirisitu we yatoraga urugendo nawe aje kuri rwa rurembo kandi nawe yari kwagana iyo Yesu ari tora urugendo abwira abo umuryango wiwe barabihinyura. Ari bagera n'ahantu abantu bakumana baravuga bati mureke tuje kumugarura. Umukirisitu ndiyumviye abantu, yasize umuryango, yasize n'abantu, abantu baravuga bati umukirisitu yasaze. Agize abantu ngo none hatera indirimbo ngo araririmba ngo bugingo kugira ngo atumva amajwi. Umuririmbyi wo gushimisha yararirimbye aravuga ngo ntago zacogozwa n'inshamugongo, ngo abazikubwira nibo bazagwa, ngo have wabwoba we nimunyihorere namara amaji. Imana imwe cyane bavandimwe. Abantu boye kudukingiriza, abantu boye kutubuza kubona Yesu. Harabakira Imana mu bantu, abantu bakavuga ngo ese ngo yabakana kasibo twazaga tubona ngo sibo ba mbere bari ku murongo w'imbere. Ntawe uba ku murongo w'imbere bavandimwe. Buri wese ubukristo ni ikinege. Ubukristo mu bandi ngo nubara barananiwe ngo nawe uvuge ngo nabakana kabaranebwe, ngo nabakana kandi bagisenga, ngo bakana kabari bameze batya none ubundi bakimeze ko, menya ko ari abantu. Hari umuririmbyi araririmba ngo abantu yeme ni yeme nyine ni abantu yeme. Ariko bavandimwe bene data ntiyabe impamvu nimwe, ntihagire n'umuntu n'umwe waguhagarara imbere. Hari n'abandi bazavuga ngo uyu munsi ngo umunezero wacu ngo ngwese ngo twari kwishima gute ngo bakana kabari bahari. Nta bakana abo kwica umunezero w'ijuru. Ijuru ni ry'umuntu, irembo ry'ijuru riba imbere yiwe n'umutima wiwe na Yesu wiwe. Haleluya. Kabiri cyabujije Zakayo kubona Yesu ngo yari mugufi. Ubwiwe wenyine umuntu yakwibera impamvu yo kutabona Yesu. Yego. Zakayo ubwiwe niwe wibujije, wazaga wibuza kubona Yesu ngo yari mugufi. Ubwiwe reka tubusobanure mu buryo bubiri. Hari ibintu bibiri twareba bituma abantu benshi batabona Yesu. Ijambo rya ni ubugufi. Ubugufi ni complexe d'infériorité.
urundi rurimi bavyita ngo umuntu kwisuzugura, kwibona ko adakwiriye, kwibona ko iyo ni complexe. Nacyo inyejana turimo dufite abantu benshi babuzwa kubona Yesu bonyine ubwabo, bibona ko bafite complexe, bakavuga ngo jewe ngo biriya sinabihamagariwe, ngo biriya ni iby'abakana k'abandi bo babihawe. Nta babihawe kuruta abandi uretse kubishaka no kubyemera ukabigira ibyawe. Kubyiyemeza kubijamwo ni ubushake bw'umuntu, no kwifata umuntu agahora yigira mu gufitine, kwitinya, kudatinyuka, iyo ni complexe d'infériorité. Ariko hari n'abandi bagira complexe de supériorité, kwibona ko basumba abandi, kwibona ko baruta abandi. Abo nabo abageraho akabanyuraho kuko bibona ko baruta abandi. Binibukije amakuru ya wa mufarisayo wagiye gusenga ngo ajana n'umutoza w'ikoro, ngo bombi bagezeyo, wa wundi niyibona ko afite complexe de supériorité, ngo akubita mu gituza ciwe areba mu ijuru, ngo aravuga ngo ndagushimiye ko ntameze nk'uyu. Yego. Ndaruta uyu nguyu, njewe nza niyiriza gatatu nimba ari gatatu mu cumweru, njewe nza ntanga icacumi, njewe navukiye mu nzu y'Imana, njewe ndi kanaka. Akabona ko akibona ko arenza abandi. Burya Yesu, ijambo ry'Imana riratubwira muri Petero wa mbere igice cya 5, ndibwira ko ari umurongo wa 4 cyangwa wa 3, wa 4 ndagira ngo, cyangwa wa 6, kuko sinari nahasiteguye. Haratubwira ngo nimwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana gukomeye, kugira ngo hejuru mu gihe gikwiriye. Ibyo rero hari impamvu zibiri ziva ku muntu zituma umuntu atabona Yesu. Iya mbere narimbabwiye ko ari complexe d'infériorité, no hari kwitinya ko kwisuzugura, hari n'ukundi kwitinya ko kwishira hejuru, complexe de supériorité, kwibona ko umuntu akwiriye, kwishira hejuru, ko arenza abandi, kwibona. Burya nabyo bituma Yesu anyura ku muntu. Uje ku murongo wa 4, umurongo wa 4 arirukanka aja imbere, arirukanka aja imbere, yurira umuvumo murebe kuko yari agiye kunyuraho, yari yamenye aho Yesu ari bunyure. Zakayo ariruka, mumbwire namwe umuntu w'umutegetsi kandi w'umutunzi w'umunyacubahiro, noneho imbere y'abantu, ntiyari muri siporo, oya, babonye yiruka gusa ngo araturagara ariruka kugira ngo banze imbere yurira igiti. Kandi ikindi kintu gitangaje ni ukubona umuntu w'umutegetsi yurira igiti. Wahageze ngo Yesu mu murongo wa ahangaha, icyo tugiye ku isomo tugiye kuhakura hano hejuru yo kurira igiti, biratwereka kuko hari ubukure runaka. Iyo umuntu aje kumanura ikintu kiri hejuru, nyine azahaguruka akisumbukuruza cyangwa ukareba ikintu uhagararaho. Yego, tugomba kugira aho duhagarara kugira ngo tubone uburyo tureba Yesu neza, kuko Yesu aturi mu kabande. Abantu bose babonye Yesu, abantu bose bakorewe ibikomeye. Ijambo ry'Imana rizatubwira ngo barazamutse mu mpinga y'umusozi. Hari umusozi Pasiteri Nowa yatwigishije, yatubwiye umusozi w'ubwiza tugomba kuzamuka. Yatubwiye uwo musozi ko atari umusozi misozi. Yesu yaranavuze aravuga ngo igihe kirageze ngo ubwo abasenga Data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Iyi misozi ngo bamwe bavuge ngo batuzoje Samariya, abandi ngo tuje Gerizima, abandi ngo tuje Yerusalemu. Yewe yaratubwiye ngo uwo musozi uri hafi yacu, ngo uwo musozi no mu cumba cawe. Yesu yarababwiye ngo nuja gusenga ngo winjire mu cumba cawe ukinga urugi, wiso wo mu ijuru uzumenya ivyiherereye, ngo azana. Ubwo nyine ikibazo cawe azakimenya. Amen. Hari imisozi abantu bise amazina. Yego by'ukuri butayu ni bwiza, no mu migezi ni heza, no kubasengera ni heza, no mu masararo ni heza, ariko ntabwo ari ahantu speciale. Ahantu hose woba mu modoka Yesu arahari, woba mu nzu Yesu arahari, woba mu ishure Yesu arahari, woba mu isoko Yesu arahari. Ntaho Yesu atumva, ntaho Yesu atareba. Nta hantu hari speciale mu buryo geographically cyangwa mu buryo bw'imigabane y'isi ngo bavuge ngo ahangaha niho Yesu azabonekera.
yego Yesu arashaka ko tugera mu bukure runaka. Binibukije amagambo mu gitabo cyo Kuva, umugaragu w'Imana Mose yabwiye Imana, arayibwira ngo nimwiyereke, ngo kandi mwereke n'imigambi yayo, ngo n'inzira zayo kugira ngo azigenderemo. Imana iramuto kumbona cyo Mose ntiwambona ngo ubeho, sinza mboneka mu maso, ngo ariko hari ikintu ngiye kukwereka. Ijambo rya mbere, wicare ku rutare. Urwo rutare ni Yesu. Tugomba kugira ahantu tuzamuka mu bukure bwo mu mwuka kugira ngo Yesu aze atwegere, Yesu adusange mu buryo bwo tugomba kugaragaza ubukure tukagira aho twicara. Imana iramubwira ngo wicare kuri ruriya rutare, urwo rutare ruri hafi yanje, ngo kandi ntumboneshe amaso imbere yanje, mu maso handi wahabona, ngo ariko urambona inyuma ngiye gutambuka, ngo ndanyuza kugira imbere yawe. Ngo bwari inyuma yiwe, aho Yesu anyuze hasigara havuga amakuru ko hari umugabo wanyuze aho ngaho ukomeye, niwe wakoze ibi ngibi. Mwibuke yampumye yahumuye, ngo yari yaravutse ari impumyi, ngo baramubajije ngo wagize gutya, ngo arababwira ngo umugabo witwa Yesu yageze hano niwe bakoreye ibi ngibi. Ngo baramubwira bati vuga ko ari umunyabyaha, kuko batashakaga kubyumva. Ngo aravuga ati uko yomera kose icyo nzi gusa nuko yankijije. haleluya Ora yonyine iravuga, yaravuze ngo nimutemezwa n'amagambo mbabwira, ngo ariko nivyo bemeze. Yesu yabwiye Mose, aramubwira ngo ndanyuza kugira neza kwanje imbere yawe, kugira neza imirimo Yesu akora. Ineza ya twarayibonye, imirimo ya Yesu akora twarayibonye kuva kera. Turabahamya, turi n'abagabo mwese uko muri aho ngaho nyine, kubera igituma murari ijoro mukabyuka urukerera, nuko ari cyo mwabonanye Yesu. amen Bwana sifiwe sana. haleluya haleluya Tuzamuke tuje ku murongo ukurikiraho, ni umurongo twari tugeze ku murongo wa 4, niwo tugiye gusoma. Bibiliya iravuga ngo twari dusomye umurongo wa 4, tugiye ku murongo wa 5. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati Zakayo, ururuka vuba, kuko uyu munsi ngwiriye kurara iwawe. Ndibwira ko Yesu yahagaze. Bizeza hariho abantu bagiye bahagarika Yesu mu rugendo rwabo. Uyu Zakayo barimwo, ngo Yesu ageze hahantu kwaza kajya Zakayo yuriye cya giti, ngo arahagarara, arararama, areba hejuru. Binibutsa wa mugore wari wararwaye imyaka 12, nawe yahagaritse Yesu mu rugendo. Ngo Yesu arahagarara, ngo arabaza ngo ninde ukozeho. Wa mugore yaramukozeho mu buryo budasanzwe, kandi abantu bakomakomeye b'ibituza bari biriwe bakora kuri Yesu, kuko bamuvyiganiragaho. Niko nabigishwa bamubwiye bati abantu biriwe bakuvyiganiraho, none uyu mwanya ni ukivuga ngo hari umuntu ugukozeho. Yesu ni nkaho yari kubabwira ati hari umuntu ukozeho mu buryo budasanzwe. yego Ariho uburyo tugomba gukora kuri Yesu budasanzwe, bigatuma ahagarara, akaba ikoreka, n'abandi bakakibona kandi kikamenyekana. Natwe ubwacu tukamenya ko hari ico Yesu yadukoze. Ngo arahagarara. Binibutse ejo tuzamuganiraho n'uwitwa Baritimayo wari impumyi, nawe yatumye Yesu ahagarara, bituma ahamagara. Tuzabivugaho ejo, reka tubitambuke, kuko turimo turavuga amakuru y'Yeriko. Yesu ntaza apfa kujayo gusa adafite intego, kuko Yeriko nyine hari ibintu Yesu agomba kuja guhindura. Na Yeriko yacu n'uyu munsi Yesu arimo arahindura. Yesu ari uyu munsi arakora, umwana w'Imana arakora, neje azabakora, kuzageza n'igihe azagarukira Yesu azabakora. amen Bibiliya iratubwiye ngo aramubwira ngo nibururuke vuba, uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Iyo iza Yesu arari iwacu, yirirwa iwacu, ni tubikore bwangu. Nimureke tuve ku mahame, nimureke twururuke vuba kuzo twari twishimije, kubera ko twashatse Yesu n'umutima ubishaka. amen Murongo wa 6 uravuga ngo yururuka vuba, ngo amwakira anezerewe. Waranezeza cyane, mwihangane gini wacu turacyari maso. Ngo yururuka vuba, aruruka vuba, ngo yakira Yesu anezerewe. Binibukije umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo z'agakiza, yararirimbye ngo nageze ku mwami
none mu mutima wanje ngo harimo izuba ry'ubuntu rimuri kiminsi yose umutima imba yuko nabohowe rwose ngo negereye umwami Yesu ndirimbana umunezero. Hallelujah. Kugera kwa Yesu ngo atahana umubabaro bavandimwe. Nabo gusa nasomye muri Bibiliya wageze aho Yesu ari atahana akajonjobero ni wa musore w'umutunzi ngo wari waragize ifaranga agira ubutunzi abugira Imana yiwe. Mu mutima wiwe waza kwa Yesu aramubaza ngo ese mwami Yesu nkorente kugira ngo ndabubwami bwo mu ijuru. Yesu aramubwira amategeko ko ari 10 ngo yakurikize. Umuhungu aramubwira ngo nayakurikije kuva nkiri umwana. Ivyo ishe naravyize nakandi amategeko narayubahirije. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu amurevye aramukunda aramwishimira ngo aramubwira ngo ariko hasigaye kimwe. Ico Yesu yarakimubonanye yarabonye kuko ivyisi yabihaye icumbi muri we akunda ubutunzi kumurutisha. Nibwo Yesu yamubwiye ngo genda ugurisha ibyawe byose ufite ubihereza abakene. Ngo umuhungu bamaze ngo kanyaraza mu gahanga yerekerayo. Uwatahana akajonjobero ataha kanyaraje kubera ko Yesu yaramukoza ahantu. Ariko abandi bageze kuri Yesu umuririmbyi we yamye aririmba ngo namugezeho ngo amaze mu mutima wanje hamacana mu ikimuri cizuba ry'ubuntu riramuri urikiriza raririmba ngo yuko ngo nabohowe rwose ngo nege Yesu wahasigaye ngenda ndirimbana umunezero. Kwakira Yesu biranezeza. Kwakira Yesu n'umugisha. Kwakira Yesu n'ubutunzi. Pawulo wakimurabukwa ngo yaravuze ngo bizarinda mu kuri jewe ngo nabitekereje yuko ari igihombo ngo kugubutunzi bunini ari bwo kumenya Kristo. Amen. Ngo sindashikira ngo ndamaranira kugira ngo ndushikire kuzo yambi. Kandi kugira ngo mumenye cyane ngo kandi shushanywe nawe se nawe. Munezero bavandimwe Yesu kumwakira n'umunezero ngo amwakira vuba nezerewe. Umurongo wa 7 babantu baragarutse kandi wa 7 uravuga ngo abantu bose babibonye ngo barabivyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Abantu bagaruka babandi kandi bari barabujije Zakayo kubona Yesu baragarutse mu murongo wa 7 abantu ntibaze baheba vuba. Wibuke kuko yaramanutse vuba nezerewe yakiriye Yesu kandi Yesu yaramaze kumuha randevu yo kuja kurari wiwe. Abantu barivovota. Hari igihe abantu bazi baturebera mu byakera. Niko Paul yanditse mu rwandiko rw'Abakorinto gice cya 5 n'umurongo wa 16 aravuga ngo ntitugitekerereza abantu mu bisekuruza mu byabo byakera. Mu murongo wa 17 w'ico gice aravuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gisha. Amen. Ngo ibyakera bibe byashize. Ubukera Zakayo iwe byakera byari byashize. Yego. Zange sombi bwa bujura bwiwe na bwa bwambuzi bwiwe byari byashize kubera ko yakiriye Yesu anezerewe kandi Yesu yaramaze kumubwira ngo ngiye ikiwawe ndaje ubwo tubane turarane tuganire dusangire ndaje gusangira nawe. Ngo ariko abantu baravyivovotera. Utse yandirimbo kandi umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ntago nzacogozwa n'incamugongo. Ngo abazi kubwira nibo bazagwa ngo have wabwoba we nimunyihorere namara amaji. Yego. Ibyo agakiza n'ivyo umuntu n'Imana yiwe. Nta mpamvu yo guca imanza ngo turebera mu bisekuruza nguriya yari ameze gutyo uri avuka hanye naka nguriya yari ateye atya apfa kuba yarahuye na Yesu akamuhindura. Umuririmbyi w'Igiswahili yararirimbye aravuga ngo nimekutana naye yeye mwenye uwezo kaniokoa. Yahuye na amuhindura. Umurongo w'8 reka dukomeze tubujeho. Ngoma ayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa 2 w'ibintu byanje ndawuha abakene kandi ntu wese nambuye ndabimuriha 4. Kubera namaze kwakira Yesu yakirana Yesu umunezero. Yesu amaze kugera kwa Zakayo ntabwo Yesu ari we bategetse Zakayo ari gukore. Zakayo we yibwiriza gutunganya ubugingo bwiwe n'abantu. Iyo Yesu yamaze umuntu mwene data mutima w'umuntu umuntu azamenye intege nke yaziwe. Amen.
umuntu azabana n'abandi bantu amahoro, umuntu azatunganye bitari bitunganye, byaba ari byo mu rugo kubana n'abandi bantu amahoro, umuntu akabana nabo babana amahoro, byaba ari byo mu muhano umuntu agashaka uburyo abana n'abandi amahoro, byaba ari byo mu itorero umuntu agashaka uburyo abana n'abandi basengana mu itorero, yewe ndetse no mu butegetsi umuntu agashaka uburyo abana n'ubutegetsi bumuyoboye amahoro, kuko mu baro umumvira ababayobora ngo kuko nabo bava ku Mana batangwa n'Imana. Mu Baheburayo haratubwira ngo niba bishoboka mu rwanyu uruhande mubane n'abandi bantu amahoro. Haleluya. Mwe cyane Zakayo amaze kubona Yesu amenya ko afitanye ikibazo n'abandi bantu, aravuga ati noneho ibyanje n'abandi bantu navyo bigiye gutungana. Ntabwo ari iby'ijuru ngomba gutunganya umutima wanje na Yesu, ndabizi ko Yesu wamaze kunzamwe umutima wanje wakwakiriye ndanezerewe, ariko mfite ikibazo n'abaturanyi, hari ibintu ngomba gutunganya n'abaturanyi. Hari abantu bari mu kuvuga ngo ibyo abantu bavuga ngo bamvugaho ngo cyazima jewe n'Imana, ye cyazima n'Imana, ariko kandi hari ibyo umuntu asabwa gutunganya n'abandi bantu. Imana irashaka kuko nimba twarabanye na Yesu, umusaraba wa Yesu waratugezemo ukaduhuza n'Imana automatically, mugani w'abanyamahanga, byanga bikunze moja kwa moja umusaraba uzongera ukaduhuza n'abandi bantu. Amen. Amen. Aravuga ati abantu narabambuye gaburya nahemukiye abantu benshi, barya nambuye ngiye kubariha, kandi ndabariha avec interest na intérêt, ivyabungura ngiye kubariha n'inyungu, ndagerekaho inyungu. Uwo nambuye ndamuriha 4, ibyo namwambuye ndabikuba inshuro 4. Uwo nambuye wenda mvuge ku rugero, uwo nambuye $100 ndamuha 400. Uwo nambuye inka yiwe ndamuha 4. Uwo yagiye yagerekaho aragereka. Aravuga ati ingarukira kubona nambuye gusa, ariko n'abakene ngiye gufasha abakene n'abapfakazi. Amen. Iravuga ngo idini nyakuri muri Yakobo igice cya 29, aravuga ngo idini nyakuri Imana ikunda ngo niyita ku mfubyi n'abapfakazi. Ubwo abaravuza no kureba n'abakene, umugabane wa 1/2 cy'ubutunzi tunzi ngiye ku ene. Umurongo wa 9 ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko wawe uri umwana wa Aburahamu. Amen. Haleluya. Bavandimwe, ahangaha ni ubuhamya Yesu yari matanga. Ntabwo ari Zakayo witangiye ubuhamya ngo avuga ati urabizi ga mwami Yesu, nanje nabaye mwene Ibrahimu, nanje nabaye umwana w'Imana. Yesu yaramurenza aravuga ubu ni ubuhamya Yesu ahamya, icyamba Yesu akaduha. Bibiliya iravuga ngo nitwamuhamya hano ku isi tukamwemera, tukamaramaza, tukava inyuma, tukamuhamya ngo n'abazaduhamya imbere ya se n'imbere y'abamarayika. Bari muhamya Zakayo aramubwira ngo uyu munsi agakiza kinjiye muri iyi nzu ndabibonye. Kabaye rwo wagashikiriye Zakayo nta gisigaye. Ongera aramubwira ati sinaho gusubaye mwene Ibrahimu. Ibrahimu rakukurikiye kandi ukugezeho nawe uri mwene Ibrahimu. Amye cyamba Yesu akaduhamya. Bibiliya iravuga mu Baheburayo iravuga ngo nico gituma Imana itazikorwa n'isoni zo kutwita abana bayo. Amen. Abakobwa bayo n'abahungu bayo. Amagambo twumvise Imana yonyine niyo yahamije Yobu ngo yabwiye Satani ngo irayibwira ngo ese wabonye umukiranutsi wanje Yobu. Satani shaka kwibesha iravuga ati Sata kiranuka siziriya nka wamuhaye n'abari abana wamuhaye na ziriya ndogobe na ziriya ntama. Ngo Imana iramubwira ngo biriya byose ndabiguhaye ngo ariko nkurinze umutima wiwe. Amen. Ntugire icyo ukora ku bugingo bwiwe. Ngo Satani aragenda arazonona igitondo kimwe byose birarangiye. Mukanya ngo aragaruka ngo Imana iramubwira ngo ese wakomeje kumubona umukiranutsi wanje. Ngo Satani aramubwira ngo nari amagara gifite, ari amagara ya mubiri wamuhaye. Ngo Imana iramubwira ngo nawe ugende uwukoreho, ngo ari kurindinza umutima wiwe ukawukoreho. Yaragenda ngo umubiri wayo barawunyukanyuka,
ngo arwara ibise bakaze yishimisha urujo kugeza n'umugore rwamuhinduka ngo aramubwira ati watutse iyo mana ukipfira. Avuye mu nda ya mama ntaco nambaye nzasubira mu nda y'itaco nambaye ntaco mfite. Izo zose Uwiteka ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icubahiro. Boye kuvuga ko umugore w'umupfapfa ngo ese tuzabona ibyiza ku Mana gusa ibibi byose. Imana irinda umutima wa Yobu bavandimwe, kandi iramuhamya ngo ese wabonye umukiranutsi waje Yobu. Yobu yarageze ku bukure binibukije Habakuki nawe warugeze ku bukure runaka, yaraza wahagaze kuri rwa rutare twavuze. Umuririmbyi ngo nimeze ficha kwenye mwamba huo ni Bwana Yesu. Iyo turi kuruta Yesu, Yobu aravuga ngo bambe Habakuki aravuga ngo zahagarara ku munara ndangaguze ntegereze ndebe icyo Imana yanje iri bukore. Ariko mereka ubuhamya bwiza aravuga ngo naho imitini itatoha ngo bagahingira ubusinza b'intizere ngo amasha agashira mu kirari ntama ntizibeho mu mikumbi ntibeho mu rwuri ngo ntakamera Uwiteka Imana yanje. Amen. Bukure runaka nabageze ku bukure batagikangwa n'ibyisi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abo ngabo ngo Imana ntizikorwa n'isoni zo kubita abana bayo. Ubaye agakiza kaje muri uru rugo ngo kandi ngo ubaye mwene Iburahimu, urabarwa muri bene Iburahimu. Muranibukije nibutsa amagaragu amakuru ya Lazaro w'umukene nawe wari warwaye ibisebe wakazatoragura ibyo ku meza ya nyamutunzi byavungukiye hasi. Bibiri iravuga ngo epfuye ngo amaze gupfa ngo aragenda aja mu gituza cya Iburahimu. Nyamutunzi bari wari imitsisi imbere yiwe ibyisi bikamubera igicu ngo aragenda nawe ngo aja muri rwa rwobo rwakumuriro muri yatanura ya kumuriro. Yesu araduhamya, icyaduha Yesu akaduhamya turi hano mu isi. Icyaduhamya buvuga ngo turi abana b'Imana kandi turi bene Iburahimu, kandi tugaduhamya ijuru rikatwemera, ijuru rikadukurikiza ubuhamya. Imana ishimwe cyane. Amen. Umva noneho Yesu avuze icyamuzanye, umurongo wa 10 niwo tugiye gusozereza. Ngo kandi umwana w'umuntu ubwo Yesu atangiye kwivuga aravuga ngo yazanywe no gukiza icyari kizimiye. Ubwo yari amaze kugera ku ntego yiwe, amaze kurangiza misiyo yiwe, aravuga ngo nta kindi cyari cyazanye, nari nazi gushaka no gukiza icyazimiye. Amen. Umuririmbyi yararirimbye ngo n'ijwi ry'umwungeri twumva ngo ari mu ishamba ashaka iziwe zazimiye, ngo amaze kuzibona ayishira ku rutugu ngo ararangurura aravuga ati ngiyo nari narajimije nayibonye. Ngo hamagara abaturanyi biwe ngo arababwira ngo nimuze mwishimane nanje ngo kuko intama yari yarabuze nayibonye. Bavandimwe ni umunezero mwinshi Yesu arimo aravuga ngo icyari cyamujanye no kuja gushaka no gukiza icyari cyazimiye ngikarakibonye. Natwe ntitazanye Yesu mwisi yaje kudushaka no kutubona twari twarazimiye, twari tumeze nk'intama zahabiye kure, ngo twari tumeze nk'izidafite umwungeri, buri muntu wese yakoraga ibyo yishakiye. Ariko tuzana dushira mu umwungeri, ubu turi intama ziwe. Umuririmbyi agatama ka Yesu ndanezerewe cyane. Hallelujah. Ngize ubuhamya bwa Zakayo, ubutumwa bwa Zakayo, intambwe ya mbere twavuze ngo ni ubushake, ni ukubishaka umutima wacu wose, imitima yacu ikabisha. Icya kabiri ni umwete, tukagenda tukabikorana umwete. Icya gatatu ni ugukura, tugashaka ubukure, tukareba aho duhagarara kugira ngo dushikirane na Yesu. Icya kane ni ukwishimira Yesu n'umunezero, tukamwakira tunezerewe. Icya gatanu ni ukwitunganya n'abaturanyi, tukabana n'abandi bantu amahoro. Hanyuma Yesu akadutangira ubuhamya akavuga ngo agakiza kageze kuri aba bantu kandi nabo babaye bene Iburahimu. Nawe akiruhutsa akavuga ngo ni ukuri cyo naje gushaka nakibonye, nazanywe no gushaka no gukiza icyari kizimiye ya Kristo Yesu. Amen. Asante sana. Asante.